hanyuma ngo bab'arundi mwasanze rucuru baratashye kera kabaye yo kera kabaye ninde ubivuze bagiye vuba biratangazwa n'ibinyamakuru byo mu Burundi ngo n'imiryango yabo yarabaho Imana ishimwe n'ukuri pe akaboko ndabona kazi uravuze ngo akaboko kagiye ukarebye urakamenya yo ko inshuro nyinshi kiraho akaririmbo kabo baririmba Burundi yacu yo this way rero ariko mwabantu barakumva ko karirimbo twibaza ikintu kimwe aba bagabo bari bakonje pe bari ready tabara bahindutse intwaza ngabo ariko ibyo bintu mubikura ko iminsi yinyuza abagabo mubikura ariko kamubwiza wabihakanye n'umugabo w'ikirenga w'ingabo uye perezida kwihakana abaturage ubwabyo tujye tubyandika mu mateka nitumara gusaza ntabyo tukizigama tuzavuga abantu ko bari ubundi nicyo nabajije muwibuka mu nteko nibarije umuyobozi wa East Africa wa mugabo niwe n'ubundi niwe ukirimo ndamubaza nti East Africa muvuga amahoro n'ibindi ko abantu barimo gupfa ejo nabonye majoro wanyu yapfa wafashe iriya foto yekwe barabana n'abahoza ngaba banyi bacu oya ahangaha yaratangiye kugira ntuza wanjye se kwikiri aho baririmba Burundi yacu ihedi ariko usemura inyuma hariya yaratumaze abo rero hashize imyaka ingahera nk'ibiri se mubwiza uko nta muntu nk'ayo kuri umunyarwanda iyi ndirimbo y'u Burundi kugira ngo uzayifate utari Burundi biragoye nubwo waba warahunze kera ntabwo waba ukiyibuka keretse mwarayirepese imyaka myinshi rwose aba rero cyangwa se ukaba ari nk'umuririmbyi ukora wararimbye nko muri kompanyi y'imizike uzi amanota yazo ubu yazi kuyiririmba ntabwo wabishoboreka amanota y'indirimbo gutyo urayamenya indirimbo y'igihugu aba ari umunyagihugu iyi nkuru ishobora kuba yaniranyije n'abarundi mu butegetsi nari umunyamakuru nyine ukurikirwa n'abaturage b'i Burundi kuko tuvuga ururimi rusa ariko ubwo iyi nkuru yasohokaga abategetsi bose b'abarundi baranyanze bose urababeshyeye benshi ndakotingwa n'ubona n'abarundi ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuntuka kavuga ngo ni abafana b'ubutegetsi babufana buhumye ariko iyi nkuru igisohoka abarundi bakigaragara uriya disi guhagarara byaranze ararasha ibirenge amazeho iminsi uriya amazeho iminsi no mu dufoto bagiye berekana tw'abasirikare babo bagiye bafatwa n'abaguyeyo hariya arimo agarukamo kenshi bamwe muri aba basirikare ubwo iyi videwo yasohokaga urabona telefone yanjye iri online imiryango abasirikare batangiye kumbaza bakajya bampa n'amafoto ngo uyu nawe waba warabonye urumva bano bantu ubwo abasirikare babo basubiraga inyuma n'abandi babaraga ko bapfuye hakabubwo igisirikare cyiza kikabwira umuryango gita umuntu wawe yarapfuye kandi urabona nk'uriya wari uhagurutse akongera akicara uriya arasha ibirenge mu maguru ukuntu bari bafite inkovu ku birenge ubona ko ibirenge nyine barimo bavura ariko abantu barwaye uwirukaga rero yaravugaga ati namutaye inyuma baramurashe byagenze bityo bigenda bityo icyo gihe rero icyo biba biravuga ngo ntibari urabona reba n'uyu wa gatatu uturutse kuri uyu musaza uri ku ruhande urabona ko ahini nawe ararashe mu kibero kuko no kugenda ahaguruka kwa kundi bagenda yagiye bagenzi be bamufashe mu kwaha bamuteruye kugira ngo mu cyimbo cy'imbago babasubizamo hariya ariko baduhaye abashobora kukanyakanya mu buzima harimo n'abasigayemo hariya hari abarimo kuvurwa n'ibindi icyo gihe harimo dukomeze bari bambwiye ko ntareba ubwo ni ikibazo kuba wararebye bari babikubwira ubundi kukubwira ngo nturebeyo baba bakubwiye ngo reba niyo kamere muntu abo wowe ntutarebeyo ni Benjamin kamera bayiteka ariko uri umuvandimwe uramubona niwe wari wicaye andi hirya mu nguni hirya urabona ko ararasha ibirenge urabona ko yagaragaye afashwe arongera agaragara hariya rero mu by'ukuri niba aba bantu baratashye perezida w'igihugu cyabo n'umuvugizi n'abandi bari bihakanye mu buryo bwa politiki mu ruhame ariko niba baradirinze mu buryo bwabo bakabacyura ndabizi bashobora kuba bazageraho bakabaha ibihano byo kuvuga bati kuki mwemeye kuvuga
ubu bacumbikiye mu kigo cya gisirikare cyitwa Muha. bashobora kuba bafunze ariko gufungwa biruta gupfa. Icya kabiri, gufungirwa mu gihugu cyabo biruta gufungwa n'inyeshyamba. cyane Inyeshyamba hano zasabaga ibintu bibiri. Zavugaga ko hasheri ishobora kuza ikabatwara babyumvikanyeho. Uburundi bwo bwari bwabihakanye, ariko ngira ngo aho byageze muri iyi politiki itangaje bisimwe se ko yatubwiye ko avugana na perezida w'u Burundi, twari tubizi. Bashobora kuba yanagiyeyo barahura, ntabwo twese tubimenye ibyo byatangajwe, hari byinshi biba ntitubimenye. Aha rero bashobora kuba baravuze batuze ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo abasirikare barwaye bavuzwa na M23 barabagaburira. Niba bavuga ati ntitwihagije mu biribwa, natwe mu miti turacyaterateranya, niba igihugu cyemeye ko kibatwara nubwo kitabidekarara, icy'ingenzi ni uko twe twabafashe tukaba dufite rekodi zabo twarabanditse, ni mu bajyane bakabajyana. ubu rero bamaze kugerayo. Imana ishimwe. Nizere ko abagore batubwiraga bati nibura tuzamenya icyerekezo bazagwamo inyeshyamba n'izibica. Imiryango yabo yaranabasuye. That's good. aho ngaho bari muri icyo kigo. Yego, muri icyo kigo cyabo. Urumva umusirikare uvuye hano. Oya niyo yapfa buriya bavuga ati nzagwaho nari nkwiye kugwa. Umusirikare uvuye hano uhita umujyana, ugahita umubwira uti subira mu rugo. Ntabwo bikunda. Ntabwo bibaho. Ikindi baranarwaye reka. Babavuye mu buryo bugize. N'uvuye mu mishoni ntahita ajya mu rugo. Baba barabavuye no mu buryo wenda bw'inyeshyamba. Bavuye mu buryo abakeneye kubagwa ngo bavurwe neza, niba igihugu cyabo kizabibafasha. Gusa icyo nari numvishe kuri abasirikare bose bari bahuriyeho, ntabwo bigeze bafata kwa kundi igisirikare gitwara abantu kivuga ngo itsinda ry'abasirikare riba harya n'ibyo bita batayo cyangwa biterwa. Ntabwo bazaga ari batayo, bazaga mu kigo bakajya bagenda batoranya umwe bangahe, ku buryo aho bahuriye ngo baza ari itsinda bataziranye. Cyokora yahagera akabona n'uwiwabo akavuga ati ye burya ntuyibuna kanjye nakoreraga hafande wanjye n'uyu, bagahita babahana komanda mushya bose bataziranye, wenda harimo nka babiri bamuzi baturutse mu itsinda rimwe, bagahita bagira bate bagenda. Icyo gihe bo banaregaga ko uwakoraga iyo vetting yo kohereza yatoranyaga abatutsi, kuko yavuga ngo nibagende bicwe na bene wabo. Baravuga ati uko ubwo Makenga rwana katumushakira abandi batutsi basekurana, nukurikiza nawa uribuka nawe majoro basubiyeho bwa mbere. Abantu nibwo batangiye kuvuga bati twakomeje kubabwira ko ari abatutsi mubanga kwemera, turabazana izira ni wazarendo na FDL nivange ziriya zindi izo aba ni wazarendo bivanze na FDL n'abandi bose y'amoko yose y'intambara. Ubwo rero nibyo basubiyeyo. Yawe Imana ishimwe di gutaha baratashye cyane cyane. Uri hari wa wundi wa mbere, wa wundi wo mu nguni, uriya wa wundi wahaguzutse akicara akongera agasubira, wundi wagaragaye wageze. Ikiriho cyo abababonye bavuze ko we bamubonyemo. Okay, byiza ko batashye rwose. Ikiriho cyo nuko gufatwa kwabo n'inyeshyamba muri bo byabakijije urupfu cyane, kuko hari igihe bakomeza. Oya bakomeje bashobora kuba baraguye Minova n'ahandi kuko habaye intambara, cyangwa se ariko bakaba baratashye mu bantuza mu bafundi. Icyo gihe hari Scovia nafashe amashusho y'abarundi mu byiciro byose, yafashe ingabo zatsinzwe, nkafata abafundi, nkafata n'abahunga bajya Buvira mu makamyo hejuru mu misozi. Benjamin nararifotoye pe cyane. Sambiri ziragiye, satatu ziragize. Reka nzane indi nkuru imwe cyangwa ebyiri. Internet uyu munsi yateruye Rwanda umwami pe. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC makumyabiri. Ariko reka nze mu kanya mpamagara umuvugizi w'ingabo za Burundi. Ndangira mu telefone nubwo nyoherereza ibyo kwa Senga. General Burundi ajya bivuga ibyo ngibyo nawe ajya koherereza. Bwana Lawrence Kanyuka ati turabwira umuryango mpuzamahanga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwangiza agahenge. Kandi nimugoroba rimwe mwatubwiraga ibice mu Ventura yafashe, ubwo ninde wakangisha? Ngende Kanyuka mbaza Kanyuka. Ndakubaza wowe na urambaza Kanyuka ko nimugoroba yari yatubwiye ko twasomaga inkuru y'ibice bafashe, none bangije akahenge batari bo ufata ibice. Natubwire uko yavuze ngo niri kubatera, akavuga ko muri make kubera ko ni video ifite iminota 3, akavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo bugaba ibitero mu bice byabo, noneho babarwanya bagafata ibice.
bivuze gusa Urumva bareka nicyo aho bari nicyo yashatse kuvuga. agashimangira ko AFC 23 igifite inshingano zo kurinda abaturage b'abasivili mu bice by'ejo ariyo mpamvu irwana ubwo ndimo ndagenda nshyiraho rezo afite ariyo mpamvu arwana turabwirwa n'iki se kari kurwana abaturage abyo rero murabibwirwa na twirwanaho nawe yasohoye amatangazo yandi azastoreranye nayo none se hari kanyuka na twirwaneho si padiri na musenyeri kuri paruwasi aje inyomboza ngo ibyatangajwe n'ibisirikare by'u Burundi n'icya Congo itabwe ati ibi bitero byagiye biba tariki 9 z'ukwa gatanu ati habaye ibitero mu Rugezi mu Minembwe tariki 16 17 18 Gicurasi 25 habaye ibitero bya bishoreranye kuri zira tariki zose ahitwa Ruramba tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2025 haba ibitero bishya kuri Rugezi bimebye ku itariki 9 harabimpishe ko mugisomere hano hagati tariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2025 hongera haba ibindi bitero mu Rugezi muri aho hitwa Rugezi tariki ya mbere Nyakanga 2025 haba ibitero byaberewe Mutenja na Kagugu yo ni Everde Petrikirwane tariki 17 Nyakanga haba ibitero muri Ruramba tariki 25 Nyakanga haba ibitero muri Gahwera ndetse n'ibice bikikije tariki 29 haba ibitero muri Minembwe ndetse no mu gace kitwa Point Zero mukoye n'ikintu z'ejobundi imirwanira komeje ariko ngiye ndumva ngiye urebye Kanyuka aravuga ko Congo yishe agahenge yego twirwaneho ikavuga ibitero yagize n'ubungireho i Kigali ati ntabwo nta bushake bwa politiki leta ya Congo ifite hanyuma generali nde warayivuze undi wa leta Masunzu ati M23 RDF AFC barimo muhagarike kubatera ariko niba batera muzabavuna arabwira ati abafatanyabikorwa bacu mwese muri iyi ntambara mwitegure ko M23 AFC RDF nihagira udukinisha ndabona barimo basa nkaho bashyugungwa kudusatira tubarase bitigeze kubaho niba uyu mugabo general arimo kuvuga ko arwana na RDF mu bintu byavugiye Idoha ni Rwanda Idoha na Washington hatarigeze havugwa RDF muri iyi ntambara wakaba kiyifite Kanyuka akavuga ibi mu by'ukuri ushyize mu gaciro aba bantu baretse ibintu byo kudutesha umutwe mu mpapuro umuntu agahonda undi urusha imbaraga undi agataha bakareka kwitana ibundi babona byajyaga bivugwa na Marishari